umutwaro w'uburwayi Kristo arawugutura uruhuke, umutwaro w'ubukene arawugutura uruhuke, umutwaro wo kudashaka arawugutura uruhuke, umutwaro wo kudakora arawugutura uruhuke, umutwaro w'ubukode arawugutura uruhuke. Mwemerere wowe gusa, wongere umukundire wowe gusa. Kristo yiteguye kugutwaza imitwaro yawe. Amen. Yatanze byose kugira ngo akurengere, yatanze ubuzima kugira ngo akurengere. Ni wowe ashaka. Mwaramutse neza abatuni Gospel Ministries, igitondo cyiza, amahoro y'Imana abane nawe. Ndumva abana bagiye bavuga ku ruhande, ngiye mu busesenguzi ntangiye batabihanira kuko biragiye twerekana bikomeye. Igihe kimwe bigize babaza Yesaya, bagiye kwimika umwami, baza Yesaya ati mbese abana bawe ufite nabo? Yesaya aravuga ati naba ngaba. Samweli arongera aramubaza ati mbese nta n'akandi kana waba warabyaye mu gasozi kakaba kari ahangaha mu busesenguzi bwawe? Aribuka ati ngo hari akandi gahererezi karagiye intama kari hehe? Samweli aravuga ati ntabwo turi burye ntituri bumwe batarakaza. Hanyuma wibuke ijambo Dawidi yavuze amaze gukora icyaha, ari gusaba Imana imbabazi, aravuga ngo mama mu byaha niho yagira ute yambyariye. Mama mu byaha niho yagize ute yambyariye. Aravuga ngo ntumanishe umujinya wawe, avuga ngo ntunkureho umwuka wawe wera, ariko ungirire imbabazi. So nge numva muri rusange Dawidi nubwo tutagiye mu busesenguzi bwimbitse cyangwa n'abandi, nkurikije ibyo nagiye nsoma kuri iyo Bibiliya, ushobora gusanga Dawidi yaravutse ku ruhande, kuko iyo ufite umwana cyangwa se abana bawe bose, hari igihe usanga ababyeyi cyangwa abadamu cyangwa abagabo, hari umwana batari kwemeranywaho kari uwe, babana ari babiri. Ntabwo bikunze kuba cyane mu barokore cyangwa n'ahandi, ariko bishobora kugenda biba, kuvuga turiya si rya wamubyaye, uriya ni uwo hanze. Dawidi rero hariya numvaga yarashatse kuvuga ko mama yamubyaye yakoze icyo kintu cyo gukora hanze. Yesaya nawe wasesengura ugasanga ntabwo yamubaraga mu bana we, kuko avuga atekereza ko ashobora kuba atari wamubyaye, kuko mu gihe Samweli yamubajije amubwiye ko abana biwe ari bariya ba Shema, ba Aminadabu, n'abandi. Atekereza abo ngabo uriya ntiyamumara, ariko Samweli aramubajije ngo se nta kandi kana naho kaba karavutse mu gasozi ariko ari akabo? Ajya yakibuka ko Dawidi ari hehe, ari mu ishyamba. Namwe mu igitekerezo njye kuri ubwo busesenguzi bwanjye nakuye muri Bibiliya, mumbwire uko mubyumva. Ese Imana koko yakemera kwica inzirakarengane? Ntabwo bishoboka. Imana yiteguye kugirira abantu bose imbabazi. Imana ni inyarukundo, Imana ni inyembabazi, Imana irera, niyo mpamvu izabana n'abera. Niyo mpamvu abenshi bari hariya bagiye mu mwuga w'uburaya, cyangwa bakora umwuga wo gukora biriya biciriritse kugira ngo babone ubuzima. Abenshi hari igihe batamenya amakuru y'ijuru bitewe n'isokuza bavutsemo, akaba aricyo kibabata cyonyine. Ntibamenye ukuri ngo basobanukirwe neza y'Imana, ngo basobanukirwe icyo jambo rivuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongera. Hanyuma bagaca bakareba icyaborohera kandi kibacisha mu nzira. Naho babwirijwe ubutumwa, abenshi usanga barakijijwe ariko bagakizwa babwirijwe ubutumwa bumennyemo amazi busembuye bwo kwirutsa, bwo gushaka imitsima gusa. Akenshi ugasanga bamwe bagiye binjira mu makanisa cyangwa mu nsengero, bagasangamo ibindi bigusha, bagasangamo abashumba bigize intama ariko ari ibirura. Basubira inyuma rero, bagasubira inyuma rimwe, kuko n'ubundi ntabwo bigeze bahura n'umushumba nyamushumba
kuko sinari nabona umushumba wabyaye, ntabwo nari nabona umushumba uragira intama abyara intama. Ariko iyo bigenze gutyo usanga buri gihe akenshi abashumba aribo baryaye intama, nibo babyarira intama, kandi ntabwo byari bikwiriye kweri. Bityo rero ugatuma abo ngabo bavuye mu buzima bwanze bari bazi ko bahungiye ku Mana bagasubira gukora ibibi kuko batamenye ukuri. Ariko biravuga ngo nibamenye ukuri kuzababatura, nibamenye ukuri kuzabageza ku Mana. Ikintu gikenewe cyane abenshi, ubufasha bwa mbere bakwiriye kugira ngo n'abo bana batazakomeza babyukira muri bwa buzima bubi, bakumva koko nyine kuba muri bwa buzima bubi igishoboka cyose ari kugishakishirizamo imibereho, ni uko abenshi bazabwirizwa ubutumwa bwiza bamara kwizera, kuko mu busesenguzi avuga ngo uwizeye Kristo agakizwa abeshwaho nawe. Bamara kumenya ubwo buzima bwo kwizera bagakizwa, bakabeshwaho na Kristo, batabeshejweho na ya mibiri yabo, batabeshejweho na bya bisokuruza bavukiyemo bitamenye Imana. Bazabaho, bazakizwa, ntabwo Imana izabarimbura. Ariko abataramenye ukuri ndetse n'abakumenye bakakwirengagiza, Imana izabarimbura kuko banze kumvira Uwiteka. Cyane abantu bamenye ukuri bakakwirengagiza, bakamera nka wa muserebanye wahiriye mu nzu uhora uvuga ngo niko byahoze, niko byahoze, niko byahoze. Abo ngabo nta kabuza Imana izabahanira yuko banze imbabazi, ntabwo izabahanira ariko bakoze ibyaha. Kuko nibemera imbabazi bakihana, bakakira Umwami Yesu, bagakizwa, bagakora ibyo gukiranuka, Imana izabababarira. Cyane yuko hari abantu binjiye mu rusengero batarakizwa neza, ahubwo kubera ko ari firingi cyangwa se ari ahandi hantu. Abo ngabo birirwa babwirizwa buri munsi, bagifite ya myumvire yo kutakira Umwami Yesu, bakore nka Kristo, basa na Kristo. Umukristo nusa na Kristo, gusa na Kristo ni ingeso nk'iza Kristo, ni imikorere nk'iya Kristo. Ntabwo ari uguterana buri munsi, ntabwo ari ukuririmba neza, ntabwo ari ukumenya kubwiriza neza, ahubwo imikorere, imivugire, imigendere uri uwa Kristo. Nubwo Petero yihakanye Kristo ageze ku muriro w'abandi bacanye, akavuga ati nta nubwo muzi, ariko bari bamutangiye kumubona ko kubera kugendana na Kristo atangiye guhinduka kuba umukristo, nyine ari uwa Kristo, n'imivugire yibigaragaza ko ari umukristo. Ndumva ngewe muri ngewe hari ijambo ririmo riraguka, ririmo riraza, ariko Imana ibaha umugisha, Imana iguha imbaraga, Imana yiteguye kuguha imbaraga, Imana yiteguye kugukomeza, Imana yiteguye kugushyigikira, Imana yiteguye kubana nawe, Imana yiteguye kukurwanirira, Imana yiteguye kukuneshereza. Imana iri imbere yawe, Imana iri bugufi bwawe. Yemerere. Muri byo avuga ngo kandi uwo mutwaro wikoreye arawugutura uruhuke, yaba ari uburwaye arawugutura uruhuke,